rero ko imeze neza yarangiye, murabona ko irimo amabara yose. Urabona rero yuko izi nazo zarangiye zimeze neza, ubwo nyine ngiye kuzitegura. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka uko ngewe ntegura masedowani y'abana. Masedowani rero tugiye gutegura uyu munsi igizwe n'izi mbuto. Uyu ni umwembe, uyu ni umuneke, izi ni kiwi, izi ni strawberry, aho nakuriye twazitaga inkeri, izi zitwa grapes. Hanyuma masedowani mu by'ukuri biterwa n'imbuto ufite, izo waba ufite izo arizo zose nizo wategura. Nakwibagirwa rero yuko iyo umuntu agiye gutegura imbuto abanza akazoza. Ngewe namaze kuzoza kera, nzizanye hano nazogeje, igikurikiyeho akaba ari kuzitegura. Mbanje umuneke, ndakurikizaho umwembe. Mu by'ukuri imbuto ushobora kuba ufite izo arizo zose hafi yawe nizo wakoresha. Ngewe nkoresheje ziriya naberetse kubera ko nyine arizo mfite zishobora kuboneka, cyangwa se bitewe n'abantu nyine utegurira. Uba uzi ko hari imbuto bakunda kurya, hari izo banga se, hari izo senda babujijwe kurya kubera amasukari zirimo n'amaside. Ibyo byose ni ibintu umuntu aba agomba kwitaho mu gihe arimo gutegura imbuto. Katakatamo dutoya nyine abana bashobora kumira, tutabakomeretsa cyangwa se tutabaniga. Abana rero ndimo gutegurira niba abana batoya nyine, abato cyane hano, abari hano bato cyane, imyaka 3, 2, umwaka se. Apana abana bakuru bashobora no bamira ikintu kingana nk'iki ngiki ntikigire icyo kibatwara, ariko abatoya cyane iyo myaka mvuze rero twomba nabakatiye. Ngomba gukata utuntu dutoya nyine, baramutse banatumize batatucakanze ntacyo twabatwara. No kugira ngo ukate binini bishobora kuba byabaniga cyangwa bikabahagama. Ibyo nabyo ni ukubyitaho mu gihe urimo kuzitegura, cyane cyane ko uzi n'abantu utegurira uko bangana. Nikijeho kiwi. Uyu munsi mwibuke turiho turategurira abana rero ni ngombwa kubahatira ibintu byose. Ndeba imbere ku ntebe isa kiwi. Ni kuri yamwe imbere bisa, inyuma naho ni uko nguko iyo umaze kuyihata. Hano bazita strawberries, ariko kera aho nakuriye twazitaga inkeri. Sinzi niba ari ikinyarwanda, niba no mu Rwanda bazita inkeri, ntabwo mbizi pe. Ngiye kongeramo yawurute, ushobora gukoresha ya yindi y'Inyange cyangwa se indi iyo ari yo yose ushaka. Za mbuto rero namaze gukatakata, uko nguko zimeze. Murabona ko nagiye nkatamo dutoya. Hanyuma igikurikiyeho ngiye gushyiramo ibiko 2 binini bingana gutya bya yawurute. Murabizi ko abana bari mu bantu bemera agasukari gatubutse. Mu busanzwe imbuto ubwazo ziba zifitiye isukari. Isukari yazo rwose birimo inahagije. Nk'ubu ari izanjye uri buzirye jyewe ntabwo nashyiramo yogurt, ariko abana baba bashaka rero agasukari gatubutseho.
murabona rero ko imeze neza, yarangiye. Murabona ko irimo amabara yose, umuhondo, icyatsi, umutuku, umweru, harimo amabara yose. Ifite noneho n'akarusho ka yawurute, bivuze yuko uburyohe ni akayabo buruzuye. Urongeye kuyiha ba nyirayo nayikoreye, ubundi baryoherwe, nababwira iki? Ka yawurute rero gashobora kugufasha haramutse hari umwana yenda udakunda urubuto rumwe muri izi ngizi cyangwa se n'izindi izo ari zo zose. Iyo wongeyemo yawurute nyine zirushaho kuryoha, ku buryo ashobora no kururya na rwa rundi yanga atabizi. Rero ubutaha nimukora masedwane uzitabaze yawurute, rwose irafasha, yongera uburyohe, ikaba yanagufasha no kugira ngo barye rumwe mu mbuto yenda atakundaga. Nazo namaze kuzoza kare, igiye gukurikiraho ni ukuzitegura. Urabona rero yuko izi nazo zarangiye, zimeze neza. Tugiye gutegura neza abantu bakuru. Izi nazo z'abakuru murabona ko zarangiye. Iz'abakuru ntabwo nazihaseho rwose, ziracyafite ibishishwa byazo uko byakabaye, kuko burya hari imbuto zigira intungamubiri mu bishishwa byazo, ntabwo biba ari ngombwa kubikuraho, keretse wenda umuntu aramutse atabishaka. Icyo nkora shyiramo udukirida kugira ngo aze kubona icyo afatisha, ugashyiraho n'icyuma aho ku ruhande, ku buryo wa muntu uri bukenere nyine kuba yakuraho bya bishishwa ari bubone icyo akozaho, cyangwa se no kongera gukatamo kugira ngo bibe bitoya abone uko abifata. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha muri videwo y'ubutaha. Imana ibarinde.